mbonisha kosekana sheri binyoroshe neza nabinyorosheje nawe rwose ndagukunda mugabo mwiza uramata urubuki uri byose kuri njyewe ntacyo nakwima mugabo wanjye kereka urupfu tereka ishano uburozi nibwo bubi awe Razafi uryoshye igiti uryoshye ibibona agerageza Banjacatse mu mbabarire cyangwa turi gucishemo muri ncishemo nta nukuri kw'Imana umva ko mvuga amafuti nukuri kw'Imana nge uri kiragise arashobora guca hano agasurira nk'araje ahita ati umusuzi ni umumotari ati ni umumotari ya Safi byako Safi yani birambaho sinduzo zinzizo cyashya nk'imisizi y'amatara yumvira koko oya amazi nayo yaba hari ariko wajya ufungura ati ndashaka kunywa amazi akaza wavuga ati ndashaka kunywa ji ikaza wavuga ati ndashaka kunywa inzoga ikaza wavuga ngo ndashaka kunywa divayi nayo ikaza byumvishe uheruka kurizwa n'urukundo ryari sindigera ndizwa n'urukundo cyakora niga nko muri kimeri bakundi nyine yes reka ntangire nkwifuriza ibihe byiza aho uri hose amahoro Imana nakomeze abane nawe reka nkwifurize ibihe byiza no gushimira cyane niba warakanze subscribe no kuri Imana ikomeze iguha umugisha rata wowe niba utaranayikanda ikoreho naho ngaho hasi ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi reka ngwikaze rero uyu munsi twongere tubane mu kiganiro cyiza tugiye gukora uyu munsi ndizera ko uri buze kuryoherwa n'iki kiganiro ngiye umva kuri Mike ni MC Major mwamfura mwe mbakunda cyane munyemerere mbanze nakire aba bantu ibyo mama bipanze sha mujye muvana imikino aho ngaho undi se uratubaza bimeze bite iyo mikino Aisha abajyana wanyemeza aba yayipanze biri Safi ni inshuti yangereka ariko Imana ejo ndi wanesheje umutwe waranesheje umutwe ariko turi mwakoze ikiganiro ndicecekera nizere ko uyu munsi munyemerere nge nyobora ikiganiro none sibyo Aisha yego Aisha afite kuna ajya shomoka akavuga ibintu biterekeye ejo bundi nabonye mu kiganiro mwasohoye barabatutse kandi uko Aisha ese kudutuka je no bambwiye ngo ese kusiga ushira indiscipline warorowe cyangwa warorezwe hararezwe vuga ngo nisubiyeho ndashaka kuwundi utandukanye n'uwo narindiwe yes ngani munyemerere rero hanyuma tugiye kwanza dukorera aya mafaranga Safi niwe muntu wa mbere ugiye kwanza guca aya mafaranga ibihumbi 10 ugatumbwira nimero zawe atinya kohereza ntago nyenya mbesha ushaka kumbwire none aha wanze ushiremo na nimero yego sibyo nukubaza ikibazo wagitsinda akose gakeya kagwaye fatiye kari kwa kagake ashaka ubu wakaniye amafaranga urashaka kuyatsinda reka nyamuhe twari hafi ya ntabwo ni nko kwirorera niba hafi ya ntabwo reka mbyore oya tubaze turagerageza hafi ni nko kwirorera okay Safi reba hano turi reba inyuma yawe yego hari utuntu tw'ubrodire ukuntu twuma sibyo ra twuma senyenge n'ibyuma bikikije hariya sibyo yego okay n'imbere yawe hano hari imodoka wajemo yego na ka essence ndagukubitiramo ka essence ukuntu no byemera sibyo aha uramutse none aha turi aho ngaho wicaye sibyo ugahita uhura n'intare yipfishije yishwe n'inzara bya hatari sibyo yishwe n'inzara kandi urabona hariya ageze ate hari senyenge hara naho hari senyenge no kurundi ruhande hari senyenge nanjye hano ndi intare ni uri guturuka inyuzeho ije kwirukaho wakivana muri iyo situation gute kandi ari intare shareka babwiza ukuri ntababeye nyibonye imanutse wenda urabona aho hantu hagaze
naguma hamwe naguma hamwe sinananyeganyega kubera ko intare yanga umuntu uyishotora. Yego rero no kuvuga kandi ntago arayishotoye kandi iyo yishwe n'inzara no kuvuga ngo subumana nabigenze kandi ubwo ngo cyakora nakwinyarira sinjye kwabeshya nta bwenge burimo. Aisha musubize none se wabyaye ndabona Aisha musubize ngo ningi zero ntabwo ni hafi ya ntabwo Aisha munsubize rati ntabwo urasoza gusubiza ariko rero nkikubona ntabwo ikintu ntekereje oya ntabyo utekereje. Aisha reka bivuge. Aisha yavuze ngo ntabwo gwahise ubimenya. Oya ntabwo byo sinwakishe. Oya ntabwo kandi ni hafi ya ntabwo kandi we nyiri ubwe yavuze basobanurire iyo ntare ntayo kandi wavuze ngo irahari ngo watayigumira nk'intare ngwika wowe uratinya intare idahari kandi yishwe n'inzara. yishwe n'inzara ntiba yiruka nta nihari nano se yava he kandi yapfuye none wakinyarira kubera iki kandi intare idahari yaba yishwe n'inzara. intare yishwe n'inzara none ngo ngiye ngo bitewe n'ukuntu bimeze ngiye naguma hamwe nk'ihagararira kandi yaba yapfuye yishwe njyewe nabitekereje ko inzara yaba yimereye nabi kandi ishaka icyo kurya. Ayabuze ako kana ariko nanjye ubwo mise ngafata ariko ndayabuze nta kundi ubura tubibaza n'ibindi baza n'uyu nguyu muzungu kazi tubere ngewe Aisha umeze neza nko kwirorerera okay. Aisha we n'umukobwa ndagira ngo wenda ambwire kano kantu umwana w'umukobwa akobwa iyo bimeze bite iyo ari umukobwa nyine abameze ute umukobwa ni umuntu umeze gute umukobwa ni umwana w'umukobwa wifashe neza. Ni umwana w'umukobwa ni umukobwa wifashe neza kuva mu bwangavu kugera nta mugore mu ngimbi yagimba haye kabisa ntago byumvikana. Ubundi mu gisubizo utanga ntago biba bikwiriye kugarukamo izina ikintu nakubajije ngo ihene ni iki ngo ihene ni ihene gusa ubusubije umukobwa ni iki umukobwa ni umwana first of all ni igitsina gore ureke kubeshya umukobwa byagenze gute yego iyo yifashe neza mu bukobwa bwe wifata neza se ubu ngubu ntibagukwa kandi warifashe nabi ndetse wamfashe nabi wowe ubwawe ushaka kugarura bya bintu byawe rero. Aisha urumva utabibasha ntabwo nabibasha icyo ngicyo gukobwa. Okay ayo nawe yaguze hanyuma Safi nawe reka tugendane. Umukobwa wataye ubusugi sibyo wataye ubusugi wenda bagafatwa nko ku ngufu wenda meze nk'Aisha ku ngufu Aisha ntabwo yafashwe ku ngufu Aisha ngo yari ijyanye wataye ku busugi no se aracyabufite afite imyaka 6 Aisha ngo yataye ubusugi afite imyaka 6 Aisha niko yavuze ngo yataye ubusugi afite imyaka 6 yego umukobwa yemerewe gukobwa cyangwa se nyine uwo nguwo no gukobwa umukobwa subiramo ndumva icyo kintu umukobwa wataye ubusugi no gukobwa baramukwa umukobwa wabyariye iwabo bitunguranye atana biteguye hereza Aisha umukobwa yakobwa baramukwa nyine cyane bangahe se uwo bari umukobwa bangahe bakoze uwo bari murabaza ibintu bitari oya abari umukobwa wabyariye mu rugo reka numve nubanga umukobwa wese ahava akajya n'umukobwa yaba ari n'umukecuru n'umukobwa sure kuko ituma umukobwa kirahari sure n'umuhungu wese n'umuhungu yaba ari umusaza n'umuhungu yaba ari umusore n'umuhungu nta mugabo wabyaye umuhungu baho Safi nawe rero ibitekerezo bye yajya mugani wa ni hafi ya ntabyo wafata akanyombye ukamugira umuhungu ese umuhungu ntabwo umugabo ari umuhungu ni wa reka mbigusobanurira kwanza utaza kwiga unajya kure umukobwa wabyaye ntago abakiri umukobwa sibyo ni ibintu biba byumvikana umukobwa wabyaye ntago abakiri umukobwa aba ari umudamu kuki se bavuga ngo uriya mukobwa ni umufiyemere ni umukobwa ariko w'umugore urumva n'umukobwa n'uruvangitiranye wa muntu Aisha rakabara bisoje undi ikindi twagiye Aisha ni ryari umwana w'umukobwa va ku bakobwa ndakubujije
kandi kubera ko ndakubujije ko ku bakobwa Aisha amaze kubuta amaze kubuta Aisha ntago ari umugore vuga n'ikindi ntacyo Aisha ntago ari umugore hereza Safi mwibarize yego Nyagahene uramuzi yego na Kanyombya uramuzi yego urabona ko bombi ko ari babiri yego bibaye ngombwa yuko bagusubizaho imyaka 10 inyuma Nyagahene na Kanyombya wahitamo nde muri abo babiri Nyagahene na Kanyombya bibaye ngombwa ko bagusubizaho imyaka 10 inyuma bayisubizaho bagusubiza inyuma y'imyaka 10 nko muri 20 n'inga ntago byashoboka ese nayisubira inyuma bibaye ngombwa ndikwa turi gupropose wenda bibaye ngombwa yuko Kanyombya muri kiragiye oya si ngombwa reka tuvuge iyo myaka ariko itariho uko kunsubiza inyuma byo ntibyashoboka yego Kanyombya na Nyagahene nahitamo Kanyombya wakubera boyfriend ukabona kubera umva impamvu hari ibintu ubona ukabona yego Kanyombya arashaje aho Kanyombya ameze gutya mu maso vuga ngo ni mwiza yavana mu maso no muri no kuba shapu no kuba ari umukozi ni gutya ariko Nyagahene ntacyo ajya akora namwe murabibona rwose abanyarwanda kazi namwe murabibona ntago kereka yatangwe ka kantu nibwo aba ari muzima yatangwe za nzoga ziwe ariko rero sha oya happy Nyagahene Kanyombya nge nakifatira Nyagahene mbamo na Kanyombya nuka mu kanwa oya reka Aisha ngo ngwiki nakifatira Nyagahene kubera ko se Kanyombya ajya gusunika kuki reka tureke ibi tabesha nawe turakorana ntago ngiye nkize muri ni inshuti yawe muri ubuzima nyine busanzwe shiza mu buzima busanzwe ako yarashara akantu yaranobyemo bura nuko ahise agenda oya ibyo byayisha se ko mbimenyereye nta nose ajya gusunika nyine asunika go turakora nka papa wanje uriya ko mwubaha inshuti yawe nkamwubaha nk'umuvandimwe wamwidambarika imbere ntakubomore ntago yabikora Kanyombya sure yes Aisha nibyo ra birashoboka ko Kanyombya uruviri rutagikora ngwango ndakuruka nigendere amafuti hanyuma reka twigendere kuri iyi mihanda hari byinshi bigenda bicaracara hirya no hino ejo bundi ku Ifeza TV igiye atambutse inkuru nyinshi zigiye zitandukanye z'amavideo ari kugenda acaracara hirya no hino nawe ndagira ngo warayabonye kwa kundi Aisha agenda akora introduction yiwe akavuga ingingo z'ingenzi agatangira ngo ngiye kubageza ingingo z'ingenzi agakubita ingingo imwe yonyine niba ari injanja inshwashwa nyirishwashwa abakubita ingingo nyinshi zigiye zitandukanye ndagira ngo zira video agenda anyuzaho nawe ugenda uzibona yego ndi n'umufana we nkunda kumukurikira yego video nyinshi zigiye zitambuka hariya wowe iyo uzibonye wowe nk'umuntu wo mu social medias sibyo kandi urabizi neza ukunda gukina theatre nyinshi zigiye zitandukanye yego ndabyumva subyumva neza iyo uzibonye hare ni iki bikungura mu mutwe cyangwa se niki uba wumva byangirije mu mutwe wawe kuko urazibona nta kintu binyangiriza ahubwo bituma biranyigisha nkamenya amakuru hirya no hino nkumva uko muri Kongo byifashe nkamenya mu Rwanda bimeze bite mbese bituma menya amakuru yego urakoze cyane hanyuma tukiri aho ngaho ni yerore wowe wumva utakina uri gukina mu bintu by'amafilime irore ntakina n'irore ijyanye n'ibintu by'ubusambanyi gute wenda nka kuno bakubwira umuntu ashaka kubwira ati cyangwa rore ni nyinshi nta kintu wewe zimbwira izo niyo mashaka nk'umuntu akambya ambara ikariso yonyine sinshobora kubikora cyangwa ambara mini ntago bishobora zirahari nzazi kwereka ntago ujya usanga mu rugo zanitse ku banza wumve Aisha ngo nta kariso ngo ugire gukwira niyorere ndadodesha noneho yego rata dukomeze
uza kuzigura mu isoko ndandodesha ngiye mfite umutayiro uzidoda Safi aradodesha kuko nkuba Aisha kukana akaba abakanobyemo gute abakanobyemo kuko arabizi ko ndodesha agira mu hari udukabutura ubundi kera mu rugo bajyaga batudodeshereza bagashyiramo umukobo noneho wajya gusenga wagira ibyago umukobo ukaguturukiraho ukagenda wayikenyeye gutya ukayikenyera utyo tayari ukabona na Safi rero bashyiramo umukobo kacitse ajya guhomesha agatera ikiraka Aisha kacitse ajya kwita ya rase ya yo sinayikina sinayikina wambaye akamini wayikina porono sinayikina wambaye akamini nayo nakina yakamini wapi ngiye bundi rore mba nikundira ni rore z'abamama baba bahanura bagira inama abana babo koze cyane rore abamama baba bashwana n'abagabo babo rore ngiye bundi nkunda amarore nyine yubaka yego apana zo kuvuga amanyanga cyangwa gukora ibintu bitari byiza no hanyuma tukira aho ngaho ngo he umunota umwe acting nk'umumama uri kugira umwana ubwo ni Aisha agiye ku ishuri muri interina kandi uzi ubuzima babayemo muhanure umunota umwe mwana wanjye rero mwana wanjye mama mbabarira banza unyumve urabona ugiye muri segonderi ugiye gutangira ubuzima bushyashya bwo muri segonderi uri kunyumva mwana wanjye mbwira ndakumva ariko nyumva kuko nawe ejo bundi uzabugira inama bawe wabyaye none uragira ngo ndagira ngo tuganire ku kibazo ngiye kukugira inama nk'umwana wanjye imfura nkunda y'uburyo uzitwara muri interina sibyo hari interina wagiyemo ku buryo uyizi se hari ikintu yiziho yenda ntabwo nayigiyemo ariko ndagira reka mbikubwire neza mwana wanjye reka nyumva dore wanyu turi abakene nta kintu dufite uzambabarira ugende wige neza ugende ushireho umuhate mu ishuri wirinde ibikurangaza uri kumva urabona ko natwe nta kazi hano gafatika gahari gutyo uravugira kuki hari amafaranga umpaye yenda ngo ngendere none se reka nkubwire mwana wa ntabwo uzagenda gutyo ndaguha ibihumbi 2 mwana wanjye 2 bimarira iki wenda uwabiguha no ku munsi wabiha wenda uko bizajya bigenda Imana yanshoboje nzajya nkoherereza sibyo humura ugende neza ugende wige umenye ko ikintu kikujyanye ari ukwiga wirinda gakunguka abandi bana mwana wanjye ndakwinginze ndagusabye siga ibyo nshoboye ibyo ntashoboye sinzabikora oya mwana wanjye kandi ibyo bintu ntabwo buri munsi ndabikubuza ntabwo ujya wumva mwana wanjye babarira urareba n'amafaranga umuntu aba yakuye minerval umuntu aba yiyushya ugende wige neza basi nzajya ngerageza mu buryo bwo cyagiye cyo kubasura nze ngusure nziga ibyo nshoboye ibyo ntashoboye sinzabyiga kuko nawe umpaye ibyo ushoboye mbabarira rero se nzakora iki ko nkugira inama ntuzumve kuko wa mwana uragira ngo bizagende gute uzagende ku ishuri wige neza wirinda gakunguka abandi bana ugende uzi ngo ikinjyanye ni kwiga umenye ngo ubuzima bw'iwanyu babayeho bate urabona no kurya iwacu ni ikibazo turya twiyusha kuya noneho bibaze minerval ngiye kujya nshaka yo kugira ngo nkwishurire uyu mwana afite se umwana nakandari nishyano nako ushatse wanahura n'ibigeragezo by'umwana Imana n'ibigeragezo uwe yanakwicira mu nzu uyu nta mikino baze nk'umwana umutunze abutunze igisanzu ikokoye mu nzu hanyuma munyemerere dukore kano kantu kandi nakubwenge Aisha sibyo nawe Safi tugiye gukina agakino kandi k'ubwenge karimo ubwenge ariko munyemerere munyemerere dukine uyu mukino sibyo hano inyuma ya kamera mpafite umubyeyi agiye kunyemerera nawe azana agatebe cyari inyuma yanyu mere tambuka nawe ihangane ngiye gukoresha ho gato
agatereke ari inyuma yanyu ubundi mbabwire ikintu tugiye gukora inyuma yanyu. Aisha aho ngaho nturenzaho yego. Okay, murabona uriya mubyeyi mwese muri kumureba. Aisha nawe okay, mumurebe mwitegereze. Safi amaze kumureba yego amwitegereje yego. Aisha nawe wamubonye Safi ongera mu maso amubonye neza. Okay, ngari hindukira hano ndebe ikibazo cyo kubaza n'igishukara nyine uri umunyabwenge. Uriya mubyeyi afite ibisuku bingahe ku bibiri bisa gute? Umuhondo atari umuhondo cyane shokora ukuntu. Aisha nawe mwitegereze amwitegereje yego apfumuye inoboro zingahe wimureba? Eshatu. Shuwa Safi nibyo n'ebyiri n'ebyiri twasira Eshatu. n'ebyiri. mwongere mu murebe. Twagiye Safi ukimubona nicyo kintu mubonyeho mu maso kirana n'itiro. Kewanya yabikurikiranye. Kongera umurebe mwitegereze gira ikintu mubwira gishobora kuba cyamwubaka. Uri mwiza. Gishobora kuba cyamwubaka cyamwubaka. Uri mwiza mama. Biramwubaka. Kubyira umuntu ngo uri mwiza ni byiza. Ayeba ngari munyemerere. Safi Karame. Ugera ubona ugiye kumumbariza ibibazo bikomeye wumva nyine wabaza umubyeyi bitatu bikomeye wumva wabaza umubyeyi. Kandi ukeneye no kumenya. Ngiye kumubaza ikibazo cya mbere kigira giti nuvuga ngo mu bana bawe umwana wawe bavuze ati tumurase cyangwa we tukurase wahitamo nde? Ngewe bandase. Ni mukuru. We bakurase? Ngewe bandase. Umugabo wawe bavuze ati tumurase nawe bakurase wahitamo nde? Nuko nawe ngira. Uyu mufite dusipoze umufite. Bandase. Kirasa. Ngo bize ngwiki? Ngewe bandase. Imana ni umugabo n'ukuri ni umugabo pe ndamwakiriye. Ni umugabo pe mugabo we uri hehe? Mugabo hano hari umuntu mana urukundo n'urundi rwamusagutse. Icya gatatu kangitekerezeho kuko kirakomeye nacyo kiraganisha kuri izo gahunda. Umwana n'umugabo wawe wahitamo nde ko bamurasa? Umwana wawe n'umugabo wawe. Aravuga ko barasa umwana kuko umugabo yamurekereka. Safi icyo kibazo kirakomeye. Oya hitamo ubwo ni hitana nyine uguhitamo. Umwana wawe ari hano papa we ari hano barasa nde? Papa we. Urumva n'umugabo nta kimukunze kurumva umugabo hari igihe cyagera akamuta. Aisha fata mikoro. Reba Safi mu bibazo byose abajije uramubwiye. Ibibazo bitatu nawe by'umuro bituma agomba kwiheba. Bituma agomba kwiheba. Yampaye. Cyangwa se umubwira amagambo atatu ashobora gutuma yiheba. Niyo muri. Safi wafi kabisa.
ndabona ntaryo n'undi ni ikihebe nawe ubwe ni ikihebe urumva wona nagira ibibazo nka bitatu akubaza Safi waguha umugabo nyine kuguhitishamo Imana iguha umugabo urumva cyangwa iguha umugabo mu babakene iguha amafaranga nta mugabo w'umukene ariko nta rubyaro wahita nahitamo umukene kuko urubyaro warigiye warubyara rukayakuzanira ayo mafaranga none se reka nongeye nkubaza ikintu Imana ikaguha umugabo urwaye ufite amafaranga ikaguha n'umugabo w'umukene koko w'umukene ariko wa undi muzajya mujyana guhinga murya mwahinze mu mirima ya rubanda nafata uburwayi kuko wa undi utarwaye arye nawe yayikuzanira kandi muri abatindi muri abakene mutajyana urwara rwo kwishima ugasanga nafata undi urwaye nkafagwa nkafata imiti ituma atazajya nyanduza idutinya sida dutinyinda ariko noneho ujye ugenda gukarata uriya noneho amugore aramushitura yamara kumushitura akazayikuzanya noneho muri n'abatindi nta n'ikintu mufite yes uhuye n'Imana wayibaza wayibwira ariko mani kubera iki nabuze umugabo Aisha umeze nk'ikabivuga ku kantu umeze nk'akavuga Imana nabuze umugabo ndi umugore mwiza Mana we itangaza yego Aisha we Mana abagabo n'amaso bagira amaso barayabahishe neza urayafunga ntabwo babona ntabwo bareba ikibazo bajyo koko ngo bagikunde wabikoze ko ukabona umugabo ukabahumura amaso bakandeba bakambona bakagira ikintu bavuga bireka nkubaza ikintu ubu nawe urakivuga nawe sha Mana babafunguye amaso ko reba bino bizungereza ibyicaye hano reba nk'iki kizunge ako Mana abagabo abahumye amaso uko se reba kino kizungereza ikiri hano ndi mwiza Aisha mutunze mikoro ikibajo kindi ako Mana abagabo bagiye ntabari mu Rwanda se ntabari kwisi se bariye Mana wabahumuye amaso koko Mana bahumura amaso ubahe amaso barebe Aisha gira icyo bivuga ku bintu by'abagabo humura bacu bari munsi Mana nibamanuke bari diaspora bari kibazo mwese mushaka ba diaspora rega dushaka ba diaspora Aisha ushaka Aisha Safi reka nkubaza ikindi kintu uwaguha igitsina gabo urumva amasaha 28 niki kintu cya mbere wakora abagabo wakugira umugabo amasaha 28 akaguha mu masaha 28 nyuma y'ayo masaha bakakikwambura wahera kuri wowe nyina ukora iki umurya akubitira kuri kimwe cyuki kirahi kagikubita cha paka nahera kuri maneke nkazamura kubigiga ugira ate nyine ugira ate namwe muri amwicumu mwimvugiza nese ubwo ntabwo muri abantu bakuru ntabwo iki nyine tubwire wahera kuri maneke ukora iki umugabo ahera kuri maneke ni babanga igiki maneke nk'ingi babanga akora gukubita se oya ibintu byo kubomora barabiciye ariko ni muri ubwo buryo ni muri essence nta kindi kintu wakora kuri maneke ifata ibigiga utworoheje ubikomeye ariko twana sinagera oya ariko nkuye ubundi niwe nabanza ubundi nkikuza wowe ikindi kibazo bamaye bitatu ariko numva ari nta kibazo bazi ikindi kibazo wakugira umuyobozi yenda ngo mu gihugu runaka ariko ufite ubushobozi bwo kuvuga ijambo rikijyana mbere na mbere yenda mu gihe cy'ukwezi mbere na mbere ni iki kintu wabasha guhindura muri iyi si uhindura kuri iyi si nahera ku bantu babatinganya
ukabagira ate? nkababwira ko icyo kintu cyo gutingana bagomba kukireka, batakiretse ni ukubafunga, nkafunga n'urufunguzo nkarujugunya. none se utekereza ko aba bayobozi baba batarabivuze? Barabivuga ariko urumva jyewe icyo gihe naba ndi umuntu mukuru uvuga rikijyana. Oya, kwijyana ni kimwe kuko n'aba ngaba cya kabiri ubwo mvuze ko kubatinganya. Cya kabiri nagira ikisigo nakora, nahindura amazi yo muri robine divayi cyangwa amata, wavoma ukavoma amata, wavoma ukavoma inzoga, wavoma ukavoma divayi, wavoma ukavoma mbega isi wahita uyihindura abasinzi ntabwo yazongera. Amazi yababaye menshi. Kandi wahinduye amazi divayi. Oya, amazi nayo yaba hari, ariko wajya ufungura uvuga ati ndashaka kunywa amazi, amazi akaza, wavuga ati ndashaka kunywa ji ikaza, wavuga ati ndashaka kunywa inzoga ikaza, wavuga ngo ndashaka kunywa divayi nayo ikaza. byumvishe uheruka kurizwa n'urukundo ryari? sindigera ndizwa n'urukundo, cyakora niga nko muri primaire kwa kundi nyine gasore kagutesha umutwe muri adonisa aho niho mbiheruka. Heruka mu rukundo ryari? gukundana, kugira umuntu mukundana muri close, mukundana wumva umukunze ko ryari? muri gukundana hashize imyaka 5 twagiye gukunda ari mu rukundo. ubu abo mu Uganda bose ubabesha urukundo ubufata nkiza cyane, kuko ubuzima buri mu rukundo burahangayikisha, uba wumva nta mahoro, uba wumva nta mutekano. Rero iyo ubivuyemo ukaba gutya uba wumva nyine ukomeye nta kibazo. arateganya gusubiramo? Urateganya gusubira mu rukundo ryari? Birashoboka ko ndacyari muto, ndacyari ku isi. Ubu uracyari muto? Ndacyari muto, ntabwo ndasaza kandi ndacyari ku isi. Bishobora kuba n'ejo byaba cyangwa n'umunsi bikaba cyangwa n'ikindi gikora, umutima wawe ndawufite. Ariko mbayeho neza paraporo y'urukundo, ko ngenda kunda nkasara. Ashaka byumvishe? Ndakunda nkasara ngikorera amashashi. Reka nibarize Baju, heruka mu rukundo ryari? Heruka kurizwa n'urukundo ryari? Kera cyane. Abagore bararakaye, urabona ukuntu abivuga. Abagore bararakaye. Uheruka mu rukundo ryari? Hashize imyaka 10. Ngo imyaka 10 uri broke, utabora broke umutima wawe. Zini iki kiba cyaragu ni iki cyo cyaramuteye Aisha we? Iyo ugize ubushake ubigenza ute hagati aho ngaho muri iyo myaka 10? Bivuze kutagisaidia nkuko babisaidia, uragura ku kiro, hari abubeshya ku ruhande cyangwa ajya ku kibambazi. Oya, iyo udafite umuntu kubeshya ntabwo ubitekereza. Iyo nashigira ntabwo ubitekereza, ubonye ishuri ko nabitekereza. Ubu nta bagabo bagutereta uko usabwa. Ngwiki Cha ntago byabura. uko uvuga ubashapu bwe. Oya nawe Vuga ngo baragutereta ariko ntubemerera. oya nawe Nise no kuba takubona? ubwo urijimye barakubuza. Safia ntiyakubwiye ngo amaso yabo yarahumye se nawe Nibahukuke. uwagutiza igitsina cy'abagabo mu masaha 24 we wakuri. Nakireba gusa. Safi ngo yakibomoza mpaka bukeye. Wakireba gusa. Kireba nakitegereza kuko ngiye gukakira. Ayo masaha yose ureba gutya wubitse umutwe mu maguru utabura uri mu gihano wirebera. Nta nubwo wakwibaza ati iki kintu mbeze ni igiki, ntujye no kwivuza. Oya. Ko nari mfite ibintu bimeze gutya nkaba mbona hajeho ibintu bizinagana koko ibisamahano, nta nubwo ushobora no kubyibaza kujya kubaza abantu. Nakireba nakitegereza. Wamara kukitegereza rero
umutwe wawe ikintu cya mbere cyahita kizamo ni iki umaze kukitegereza ugikoresha ugasara no kuri wenda icyo gihe ubushake bwatangira gutaza nawe ukajya kubomora. ubushake buje ubwo wahita utekera wakora iki ubushake buje kandi icyo gikoreshwa Iki nyine wagikoresha iki? kubomoza wakigira wakitegereza wamara kukitegereza ubushake bukaza gikoresha bibaye ngombwa ko uri bugikoresha wahera ku bakobwa batoya ku bakobwa banini ntahera ku bakobwa banini manaka ngafata ibigiga ngafata ngaherayo Ngo ngamaneke ngafata ibigiga ngafata. Akoze ko rya ndirimbo ryo riri. ngaherayo nuko nawe uri munini urimo gushaka kwimahoronera ariko akenshi abantu banini bari no stress abari no stress na stress bagira ariko abantu batoya abantu banini cyangwa ntibakubwira kuryoshye ko se wanze kubwira ibishegu wa mukobwa Ibe bishego avuze ariko. uwakugira umuyobozi mu mezi abiri ni iki kintu cya mbere wahita ukora wakihutira gukora guhindura muri sosiyete nyarwanda muri sosiyete nyarwanda Ako murabazira koko. abatinganyi rwose ni abahindura izina cyangwa abigisha bakabivamo kure iyo wumvisha abatinganyi mu mutwe wawe iyo wumvisha izina abatinganyi mu mutwe wawe ni iki kintu cya mbere uhita ubatekerezaho bitacesha urumeza numva bidashoboka ukuntu mbese numva kubivuga cyangwa bavuga bababeshyera muri wowe nta n'ubwo urabona aho batinganiye nta n'uwo ndabona Ako mwambwira Safari mu biki? Safi ndabona yibereye mu nyama. nari inyama zakoze none navuze kirikana Ari kwihanyagura. ntabwo urabona umutinganyi no mu muhanda agenda oya ntawe icya kabiri wahindura byamunaniye reka tuvuge ibintu uvuga iki ku bagabo baca inyuma abagore babo ni iki kintu wababwira cyangwa wabavugaho ugereka umugabo uciye umugore w'agataha ntacyo abatwara ikibi n'indara ariko utaha ntacyo abatwara imana ujya usenga imana mu byo usaba imana usaba umugabo uzaguca inyuma agataha cyangwa usaba umugabo uziharira wenyine nsabye imana nasaba uwo niharira njyenyine ntabwo nasaba uca inyuma ese aho uko ubitekereje urumva utari igisambo ushaka gusaranganya kuba abandi ariko uwawe ugashaka kumwiharira Ata Safi nakumere mikoro nkwibariza. Ujya utega umumotari? yego ngenda batega Cyane kandi. cyane Niwe ukunda no kugenda. Gusa ubasha yagize ikibazo n'ibingibi gusa ujya ubasha kurira kuri moto. nurira neza sana ko nitugendana nka mere ndikurira Yego. Urakoze cyane. Hanyuma ni iki waba uzi ku akageso katari keza uzi ku bamotari? shaka ko bakubita muri rero akageso katari keza ku bamotari se nakarira hari igihe uhura n'umumotari wakwicara kuri moto umunyegera cyangwa unyegera bakubitaho se uziko ngo umuntu bwa mbere metse umuntu munini Ndakurayi. Agenda akubita ku iki kwita. Bana. motari bite byawe genda geremere kugenda aba yahindukiye se arebaho kunda gutwara abantu banini Ndakurahi. ikindi cy'abamotari nyine abantu banini abenshi baradutinya akaza ngo ngende ikomereje shwishu Kara. gari kubwa Mugali kubwa. nyine nakabati shati ngiye nkunda gutwara abantu banini burabye nta ngeso mbi cyane bafite n'uwo ngo bari umwe n'umwe nyine bitewe n'uko irari ryamusagutse Aisha wowe. Aisha ni kizi ku bamotari. niyo kintu nzi ku bamotari cyane cyane barasura kure Mungu wangu. umumotari aragusurira ukaba wakwiyahura Maze kabivuga ko ari seriye bya hatari. aragusurira umumotari uzi ko barasura umumotari ashobora guca hano agasurira nk'aharaje ahita amubwira ati umusuzi ni umumotari
ati ni umumotari Yeah, Safi byako Safi. yani birambaho sindi inzozi Cyashya nk'imisizi y'amatara yumvira koko. Shanata Cyashya nk'imisizi y'amatara yumvira. yumvira rwose abariye za capati n'ibishyimbo cyane ibyo bakunda kwirinda Ubuzima bwakomeza mu mbere Baju. Baju. ako se iryo zina rya Baju niwe wari kwisi cyangwa wari kwisi Baju ni bwa buyoga bumwe buto bwa Knowless aho bita bwa Baju kera wakinaga bakita muri filime Baju Niwe wari kuye. Yako Baju tuvuga ariko nje mbona umeze nka Mansera ubundi ugeze kubaho Mansera ugeze kubaho basi mu maho ubwitonzi busanzwe Mungu wangu. kandi uwo mu buriri arasaka aya mu buriri Cyaisha. hindura ururimi Ngatwe tubwire. oya se turi mu buriri Oya ari kunuka kahita kazamo. Nawe uvuga aya mu buriri uvuga Swahili biringa sure. Gatubwira akaringaro gari. dukorera uri nko mu Nadukora gasampo gatoye. Byumvikana. ubuse hano utari mu buriri biriya We bigerageza ni byumvikana ariko. Aya isani sabyaje. Use umbwira akavuge ka ntiyakavuga. tema nangaye de tema nangaye Ngatubwire twagiye. kano gato mu buriri ushaka iringara cyangwa igiswahili Twose nyine wagira unyuzamo amasegonda. ndavuga mu kamwe mu ringa Iringara. mwese ni ringa Iringara pe. oje nangaye Tuzi Aisha tuzi. Twagiye. mbona nino nozonga kisheri Ubu bishatse kuvuga iki? Ngo kozo nangati namuna gani? Kozo nangati sheri. mwana nganaje sheri Nongera dusubirire. kantu ushaka tubwire none murakagura pe turakagura nawe aho murakagura imbeho iranyishe mbanza nifubike nkavuge neza witonze neza utundi ukavuga ushyushye ako mushaka kungopera nako tujye tukavuga nyine nako tujye tukavuga ndavuga ngo mbona nino nozonga kisheri asiko mwansabye iringara mukaba mugiye kunsaba ikinyarwanda reka tujye mu giswahili ntacyo giswahili ho turapfa kugenegereza murapfa kugenekereza Akugisha ngo twemosiyo ariko. nk'uko ubivuga nyine n'ubundi gahunda Twemosiyo byumvikana. nabuse ntabwo byumvikanye nyine woroshye unarerembura ntuzi uburyo ubivuga shayo mabwiriza yanyu da ngaho nyine twagiye ni nkamwe yo mu bitabo ubwo singiye kuvuga kayi kara ntabwo mwakumvisha se ntagafashe dushyira mu giswahili mu giswahili mbonisha kosekana sheri Binyoroshe neza. nabinyorosheje nawe rwose ndagukunda mugabo mwiza uramata urubuki uri byose kuri njyewe ntacyo nakwima mugabo wanjye kereka urupfu kereka ishano uburozi nibwo bubi aho Safi uryoshye igitsina uryoshye ibibona bacecetse mu mbabarire cyangwa turi gucishemo muri ncishemo ni ukuri kw'Imana umva ko mvuga amafuti ni ukuri kw'Imana njye ni gusirikare ni gusirikare
ni ukuri kw'Imana ntabwo uvuga onana wapi ni ukuri kw'Imana ntabwo mbeshya boy icecekeye banitetekeye akakuvutura ni buragi nuko rero ntabwo najya kubeshya abanyarwanda pe mbashimire cyane nawe urakoze kabisa ya nakari gaciyemo twari tuje twari turimo tuganira akaganiro karyoshye mukuri mukomeze mukore subscribe kuri Safia TV wacu no kuri Feza TV no kuri Manzi TV no mu minsi mike nawe araba yafunguye channel nawe muzajya bamukurikiraho Baju I love you Baju